bavandimwe nitwagira imana Jean de Dieu muri uyu mwanya nje kugira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko nziza naturanyije tuza kuganiraho ivuga ngo kuki Yesu yiyegerezaga abanyabyaha. Iyi nsanganyamatsiko ndashaka kugira ngo ize kugufasha bikomeye mu gusobanukirwa n'uruhare rw'umunyabyaha mu gakiza ke, kandi n'uburyo Yesu koko yaje gushaka umunyabyaha ndetse n'isano iri hagati ya Kristo n'umunyabyaha. Uwo munyabyaha ninde? Ni wowe, ni njyewe. Mu by'ukuri nk'uko ari umugambi w'igicano, icyo tugamije ni kugira ngo dusobanukirwe Bibiliya, tuteye kuyigisha mu buryo abantu benshi bashobora kuba yigishamo, aho bafata umurongo umwe bakawusobanura uko bifuza n'uko bashaka. Ibyo bikaba bishobora guhuza n'uko kamere zabo ziteye, ntibigishe Bibiliya nk'uko mu by'ukuri igomba gusobanura. Ubundi ihame rya Bibiliya ni uko buri murongo usobanura ubundi, buri murongo ugomba gusobanura undi kugeza ubwo ukuri kwa Bibiliya kumwe guhishwe muri Bibiliya muri ziriya nyuguti kumvikana. Uwo niwo murongo rero twahisemo kubera ko twabonye ko uwo murongo ubasha gutuma abantu basobanukirwa kandi bakizera ko ibyo biga babyumva, kandi ko bitavangiye, kandi ko ari ukuri, ubutumwa Imana yaboherereje babwakiriye nk'uko bakwiriye kubwakira. Reka rero twimbike mu nsanganyamatsiko dufite uyu munsi. Nk'uko nababwiye, ni insanganyamatsiko ivuga ngo kuki Yesu yiyegerezaga abanyabyaha. Reka dusome, duhere ku isomo riri muri Matayo igice cya 9 umurongo wa 10 kugeza wa 13, twumve ibihavugwa. Haranditswe ngo, hanyuma ubwo Yesu yari yicaye mu nzu bafungura, haza abakoresha b'ikoro benshi n'abanyabyaha basangira na Yesu n'abigishwa b'Abafarisayo. Babibonye babaza abigishwa be bati, ni iki gitumye umwigisha wanyu asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? Abyumvise arababwira ati, abazima si bo bifuza umuvuzi, keretse abarwayi. Ariko nimugende mwige uko iri jambo risobanurwa ngo, icyo nkunda ni imbabazi, si ibitambo. Sinazanwe no guhamagara abakiranuka, keretse abanyabyaha. Aba bantu bari bateje iki kibazo cyatumye Yesu asobanurira amagambo nk'uko maje kuyasoma ni Abafarisayo. Abafarisayo birataga ko ari abantu basobanukiwe kandi ko barazwe iby'ubwami bw'Imana. Nyamara bananiwe gusohoza umugambi w'Imana yari yarabahamagariye, bananiwe gusohoza icyo Imana yabashakagaho, batsindwa mu gusohoza misi Imana yari yarabahamagariye. Hari aho nabyigishe mu byigisho byabanje ko Abisirayeli, Abayuda, Abafarisayo bariya bose bari barahamagariwe kugira ngo bazigishe amahanga yose y'abapagani yarabakikije gusanga Imana. Ariko barageze ubwo bari mu rusika rubatandukanya nabo, bityo bananirwa gusohoza umugambi Imana yari yarabahamagariye. Aba n'Abafarisayo babonye Yesu yicaranye n'abanyabyaha n'abakoresha b'ikoro. Aba bantu Yesu yari yicaranye nabo ni abantu koko bari babi muri sosiyete. Abakoresha b'ikoro kubera yuko bakoreraga ingoma y'Abaroma, kandi ingoma y'Abaroma ikaba yari yarakandamije Abayuda, bafatwaga nk'abantu babi. Ndetse abakoresha b'ikoro si bakoraga ibyo gusa, kuko abakoresha b'ikoro twabita abasoresha b'iki gihe bafataga na za ruswa, bagakandamiza abantu, bakabaka ibirenze, ku buryo bari abantu babi muri sosiyete barangwaga. Kandi iyo wajyaga mu gukoresha ikoro wabaga ubazwe nk'umugambanyi ku ishanga ry'Abayuda. Abandi ni abanyabyaha bavuzwe. Ariko Yesu amaje guhamagara Matayo, Matayo nawe yari umukoresha w'ikoro, arangije ajya kwa Matayo kurira kwa Matayo, mbese nko kumusura no kuhafatira amafunguro, ibintu nk'ibyo. Ariko abandi bakoresha b'ikoro bagenzi ba Matayo baraza bicarana na Yesu, ndetse ngo n'abanyabyaha benshi. Wenda abo hari harimo abasambanyi, hari harimo abajura, muri abo hari harimo abantu bagawa muri sosiyete ku bw'ibyaha byabo. Ariko abantu bamubonye yicaranye n'abo bantu b'abanyabyaha, barangije barivovota ati, ntabwo byumvikana ukuntu umwigisha wanyu yicaranye n'abanyabyaha kandi avuga ko yazanye ubwami bw'Imana. Kubwo kudasobanukirwa na misiyo Imana yari yarabahaye, ari nayo Yesu yari yaje kugira ngo akomeze ndetse asohoze, babaye nk'abamucira urubanza, bumva ko atakwiriye kuba ari mu iryo teraniro ry'abanyabyaha. Maze Yesu ababwira amagambo nk'uko twayasomye hano mu ivanjiri ya Matayo. Arababwira ati, njye nazanwe no gushaka abarwayi. Abazima si bo bakenera umurwayi, abazima si bo bakenera umuvuzi. Umuvuzi aba akenewe n'abantu biyumvamo ko barwaye. Mu by'ukuri Abafarisayo bo ntibiyumvaga ko barwaye, ndetse ntibiyumvaga ko bakeneye umukiza, ntabwo biyumvaga ko bakeneye Mesiya. Bumvaga ko uko bihagije, bumvaga ko ibyo bafite bibahagije, bumvaga ko bakwiriye ubwami bw'Imana.
nyamara nabo bari abanyabyaha babi cyane. Yesu arangije arababwira ati icyo nifuza si ibitambo, ahubwo icyo nifuza cyane si ibitambo, ahubwo icyo nifuza cyane ni imbabazi, ngo bagende basobanukirwe iby'iryo jambo. Niko yababwiye ngo mbese igishimwa ni ibitambo cyangwa ni imbabazi. Hano bari barananiwe kugaragariza imbabazi abari babakikije, ariko bakirirwa batamba ibitambo byo gusaba imbabazi z'ibyaha byabo, birengagije ko izo mbabazi basaba n'abo bandi bo hanze b'abanyabyaha bazikeneye. Nuko Yesu arangije arababwira ati icyifuzwa si uko mutamba ibitambo byinshi, bibaye na byiza icyaha kiba kitakiriho, n'ibyo bitambo bikaba bitagikenewe. Maze Yesu abagaragariza ko icyo yifuza ari uguhereza abantu bose imbabazi no kubakiza, ari nacyo cyari gitumye yicarana n'abanyabyaha ndetse n'abakoresha b'ikoro. Reka dukomeze gusoma muri buze kurushaho gusobanukirwa n'umugambi w'icyari cyazanye Yesu hano mu isi. Reka dukomereze muri Matayo 21:31 handitswe ngo Yesu arababwira ati ndababwira ukuri yuko abakoresha b'ikoro n'abamaraya bazababanziriza kwinjira mu bwami bw'Imana. Aba nta bandi Yesu yabwiraga, nabo birasi, abafarisayo bahoraga barata imirimo bakoraga, kwigiriza ubusa n'amasengesho bakoraga, n'ibitambo batambaga, n'ukuntu bagendaga muri rubanda bitwaye nk'inyangamugayo, kandi ibyaha byabo byari bibi cyane kurusha ndetse n'ibya benshi. Maze Yesu arangije arababwira ati dore mwanze kunyakira nk'umwami wanyu, mwanze ko mbakiza ibyaha, mwanze ko mbahereza ubugingo buhoraho, ariko ndababwiza ukuri yuko abanyabyaha bazanyizera, abakoresha b'ikoro, abasambanyi, abarozi, abantu babi bangwa muri rubanda bazanyakira kandi bazabona ubugingo buhoraho, ariko mwe muzabubura. Aya si amagambo akomeye, aya si amagambo ateye ubwoba. Imana idufashe kugira ngo dusobanukirwe n'icyo Yesu Kristo ashaka ku mibereho yacu, kuko n'uyu munsi hari abantu benshi birata ko bari mu iyobokamana, hari abantu benshi birata ko basenga, hari abantu benshi birata ko ahari wenda bamara ibyumweru 2 mu masengesho cyangwa se ukwezi mu masengesho, cyangwa se bakirata yuko bafite izina ryiza muri rubanda, ko hari bafatwa ko atari abanyamakosa. Ariko iyo babuze iki kintu cyo kugirira abandi imbabazi no kubagaragariza urukundo, ndagira ngo mbabwire ko baba bambuwe kwinjira mu bwami bw'Imana, kuko icyo Imana yishimira si ayo masengesho menshi bakora, icyo Imana yishimira si ibyo bitambo byinshi batamba, icyo Imana ishaka ni imbabazi n'urukundo. Maze Yesu araberura arabagira ati ndababwiza ukuri ko abamaraya n'abanyazi n'abakora nabi bagiye kubabanziriza mu bwami bw'Imana. Muri Yohana 3:13 kugeza 17 hatubwira mu by'ukuri mu buryo bwagutse misiyo ya Yesu, kandi nzi neza yuko aya magambo abanyamadini benshi barayakoresha mu gusobanura ikintu cye cyazanye Yesu hano ku isi. Baravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi w'iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bose bakizwe nawe. Aya magambo asobanuye mu by'ukuri umumaro w'igitabo cya Yesu Kristo n'icyari cyazanye Yesu. Icyari cyazanye Yesu nta kindi kwari ugukiza abanyabyaha, inyoko muntu yose. Twese twari duhawe amahirwe yo gukira. Ntabwo ari abayuda gusa, ntabwo ari abafarisayo gusa, ntabwo ari abisirayeli gusa, ntabwo ari abandi bose ubasha gutekereza, ni abantu bose bo mu isi. Niyo mpamvu Yesu Kristo ari umukiza w'isi yose. Nyamara hari abantu benshi kuko bafite amahirwe yo kuba baramenye inkuru ya Yesu biyicarira, ntibishimire kumenyesha abaturanyi babo n'abo mu yandi mahanga bataramenya iby'iyo nkuru. Abo nabo babarwa mu mubare wabo Yesu yabwiraga ubwo yavugaga iby'abafarisayo, avuga ko bagushyira ishyano kuko bananiwe gusohoza misiyo yari yabahamagariye gukora. Reka dusome muri Yesaya 53 ku murongo wa 4 kugeza uwa 6, twumva amagambo ahari, twumve uko avuga. Aravuga ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebwe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriye gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twabye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Ijambo rivuze ngo twese, ntabwo rivuze ngo abayuda, ntabwo rivuze ngo abisirayeli, ntabwo rivuze ngo abakire, nta nubwo rivuze ngo abakene,
ntabwo rivuze ngo abirabura, ntabwo rivuze ngo abazungu, ntabwo rivuze iby'uruhu cyangwa se n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye abantu. Ijambo ry'Imana yavuze ngo twese twaratatanye, twabaye ntihatane, maze Imana iramufata imushyiraho ibicumuro byacu twese, abibambanwa ku giti. Niko Petero we yanditse ngo yabishyize mu mubiri we, arangije abibambanwa ku giti kugira ngo biduheshe iki? Amahirwe yo kuzabona ubwami bw'Imana. Kubera iki? Kubera kuko twese twakoze ibyaha tudakwiriye ubwami bw'Imana. Nta kindi cyagombaga kudukiza uretse kubona nyine ayo mahirwe yo kuba nka Yesu Kristo yakwitanga kugira ngo adukize. Ayo mahirwe rero twarayahawe, igitambo cye kibasha kudukiza ibyaha. None ni kuki Imana yemera kudukiza? Ni iki gituma Imana yemera kudukiza? Ese byagenze gute? Ndagira ngo mbabwire kugira ngo mubikurure mubyumve, ni mubyumve mw'ubu buryo. Twisanze turi abanyabyaha, bimeze nk'uko umubyeyi w'umugabo n'umumama umwe yahemukira mugenzi we akamuca inyuma, hanyuma akandura sida. Kandi tuzi ko ibi bisanzwe bibaho mu muryango mugari w'abantu. Tufite n'ingero nyinshi z'abantu, umugabo wenda agenda akaca inyuma umugore we akandura sida, hanyuma yaza bikaba bibaye ngombwa ko babyara n'umwana wanduye sida. Uyu mwana mu by'ukuri yanduye sida, kandi sida ni indwara mbi. Uyu mwana hari uruhare yagize rwo kuba mu by'ukuri yaranduye sida? Ntarwo. Ese ibizamubaho amaze gukura akagorwa n'ubuzima kubera ko yanduye sida, bizaba ari ibintu yikururiye cyangwa bizaba ari ibintu yisanzemo? Ni ibintu yisanzemo. Uzamubona wese azamugirira impuhwe kubera yuko mu by'ukuri nta ruhare yigeze agira muri icyo kibazo afite. Ababigizemo uruhare barahari. Ni papa cyangwa se ni mama wahemukiye mugenzi we arayizana, ariko umwana nta ruhare yagize. Niyo mpamvu uyu mwana azaba akwiriye kugirirwa imbabazi, azaba akwiriye kugirirwa impuhwe, kubera yuko ibyamubayeho ntabwo ari amahitamo. Wenda papa we wayizanye ashobora kutagirirwa impuhwe, n'abantu bamubona bati pfa uko wagapfuye ni wowe wizize, ariko uyu mwana uzamubona wese azamugirira impuhwe. Uko niko natwe tumeze mu maso y'Imana, kubera yuko icyaha ntabwo ari ikintu twahisemo. Niyo mpamvu Yesu Kristo yaje gukiza abanyabyaha. Niyo mpamvu igihe cyose yahoraga abafitiye impuhwe, abafitiye urukundo rwinshi cyane. Iyo Yesu Kristo yitegereje umuntu agwaguza mu byaha, yivuruguta mu byaha, tuvuge ni umusambanyi, niwe wirirwa yirukanka inyuma y'abagore, niwe wirirwa yirukanka inyuma kugira ngo ahaze irari rye, ni umusinzi, niwe wirirwa mu kabari, niwe winyayeho, niwe wikoreye ibijyamfura mbi kubera ubusinzi bwe, niwe wakubiswe, niwe warwanye, niwe wakoze ibi n'ibi. Mu by'ukuri umuntu nta yandi mahitamo afite, kubera yuko icyo cyaha yarakivukanye. Izo ngeso, iyo tandansi yo gukora ibyo bintu yarayivukanye, nta mahitamo yabigizemo. Yisanze akunda inzoga, yisanze akunda ubusambanyi, yisanze akunda ibyo akunda byose by'icyaha yababayemo. Imana rero iyo iri mu ijuru iba imufitiye impuhwe. Abantu bazi ngo Imana iyo iri mu ijuru iba yumva yahita imurimbura. Ndagira ngo mbabwire yuko iyo Imana ireba umusinzi agenda guhaguza mu muhanda, yumva imufitiye impuhwe. Niyo mpamvu imurinda, ikarinda ko imodoka zimugonga, imushyiriraho abamarayika bamurinda kurinda kugeza ageze mu rugo. Kubera yuko ikibazo uyu musinzi afite ntabwo ari ikintu ubwe yikururiye, ni ibintu yisanzemo byo gukunda inzoga, nuko arangije abibamo gutyo. Niyo mpamvu ibyaha byose waba ukora wowe unyumva, ibyaba byaragutwaye ingamira byose, uko waba uri mubi kose, uko waba wivuruguta mu byaha kose, ndagira ngo nkubwire ko data wawe wo mu ijuru agufitiye impuhwe nyinshi. Kubera ko tandansi yo gukora ibyaha, kamere y'icyaha ufite, Imana izi impamvu yifite, izi inkomoko yayo, kandi nayo yarahiye ko izarimbura icyaha kandi igakiza umunyabyaha. Niyo mpamvu hari imvugo ivuga ngo Imana ikunda umunyabyaha ariko ikanga icyaha. Twese rero twabaye intatane, twese twaracumuye. Nta muntu n'umwe uhereye kuri Adamu wavutse adafite icyaha.
na mariya bavuga ko ari immaculate, ko yasamanwe ubudakora icyaha, barabeshya, baramubeshyera, nawe yavukanye gukora icyaha. Nawe yarindushye nkatwe twese, nawe akeneye imbabazi z'Imana kugira ngo ababarirwe, kandi nawe akeneye agakiza n'ubuntu bibonerwa muri Yesu Kristo. Nta muntu n'umwe wo ku isi wavutse adashobora gukora icyaha, twese turi abanyabyaha. Niyo mpamvu twese tugomba guhurira ku musaraba tugakizwa n'ubuntu bwa Kristo. Ibyaha byacu twese byashizwe mu mubiri wa Kristo, abibambanwa ku giti, yahanwe urupfu rwagombaga guhanwa abanyabyaha ari bo twe. Mu cyisho cyashize navuze yuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Amategeko asaba ko umuntu agomba gupfa. Niyo mpamvu urwo rupfu nirwo Yesu yapfuye kugira ngo njye nawe dukizwe. Ariko abaswa b'abafarisayo ibyo ntibabitekerezaga, ntibabyibukaga yuko ari abarwayi, kandi ko n'abandi ari abarwayi, ko bakeneye umukiza, kuko birataga amategeko, bakirata ibyiza bafite mu mategeko ya Mose, bakirata ko batoranijwe n'Imana, ariko bakibagirwa ko bavukanye kamere y'icyaha, kandi ko iyo kamere ishobora gutsindirwa gusa muri Yesu Kristo, ko bakeneye umukiza ubakiza. Iri jambo muryumve neza, umukiza bisobanuye gukira. Niyo mpamvu Yesu yavugaga ngo naje ndi umuvuzi, kandi abarwayi nibo bakeneye iki? Umuvuzi. Abarwayi rero nabo bakoresha bikoro, n'abamaraya, n'abandi bose yari yicaranye nabo, asangira nabo, kuko nibo bari bamuzanye, yarabakundaga. Yesu yakijije Mariya. Uyu Mariya nkuko tumubona muri Yohana 3, ntabwo aya magambo nayateguye ngo nyabasomere, ariko Mariya ngo burya bendaga kumutera amabuye kuko bamufasha asambana. Mariya bwari ubwa gatatu ahura na Yesu, kandi Yesu agerageza kumukiza icyaha cy'ubusambanyi. Ariko iki cyaha Mariya cyari cyaramubayeho, cyari cyaramugize imbata, ku buryo Mariya inshuro ya mbere ntiyakize, inshuro ya kabiri ntiyakira, ariko ku nshuro ya gatatu ho yarakize, ndetse urukundo rwinshi rumwinjiramo, maze akunda Yesu cyane kuko yamutandukanyije n'icyaha cy'ubusambanyi. Nawe niko ashobora kugukiza. Muri Luka igice cya 15 umurongo wa 4 kugeza uwa 7 haranditse ngo, ninde muri mwe waba ufite intama 100 akazimiza imwe muri zo, ntasiga izindi 99 mu gasozi, akajya gushaka iyazimiye kugeza aho ari buyibonere? Iyo ayibonye ayiterera ku bitugu yishimye, yagera mu rugo agahamagara inshuti ze n'abaturanyi, akababwira ati, twishimane kuko mbonye intama yanjye yari yazimiye. Ndababwira yuko mu ijuru bazishimira batyo umunyabyaha umwe wihannye, kumurutisha abakiranuka 99 badakwiriye kwihana. Ese amagambo wari uyazi? Nubwo uri umunyabyaha, uko waba uri umunyabyaha kose, kandi ndagira ngo ubwo twiga iki cyisho wongere utekereze ku mibereho yawe, ku bunyantege nke bwawe, ku ngeso zawe, ku byo utasohoza neza, maze umenye ko ushobora kuba uri iriya ntama imwe yazimiye ikava muri zindi 99. Yesu arahiye yuko nta muntu n'umwe wabona intama imwe yazimiye ngo areke kujya kuyishaka, ahubwo ngo aragenda akayishaka mu bihanamanga, ahantu habi, akemera akamanuka cyangwa se akazamuka akajya mu bihanamanga, maze ngo iyo ayibonye ayikubita ku bitugu, akaza yishimye akayizana, maze agahamagara inshuti ze ati, muze twishime kuko ni nabuze intama, none dore ndayibonye. Mu by'ukuri iyi ntama imwe yazimiye iba ifite agaciro gakomeye mu maso y'Imana, ndetse no kurenga za zindi 99 zidafite ikibazo. Niko Yesu yitegereje iyi si yacu yacumuye, maze yemera kuza kuyicungura, yemera kumanuka aza kuyishaka. Mu ijuru yari afite abamarayika bamushimisha, yari afite ibindi biremwa byinshi bimushimisha. Mujye musoma Bibiliya. Mu by'ukuri ntacyo yari abuze, yari afite andi masi ataracumuye, ariko aza gushaka iyi si imwe yazimiye, kandi ngo ayibonye yarishimye cyane, yarishimye cyane. Ni wowe nanjye yaraje gushaka. Nubwo duhora tumwima amaso, tugahora tumwima gukundwa, tukamwima ko dukunda, tukamwima kuko ibyo turarikiye, bya bindi biri mu ngeso zacu twumva ari byiza, tukumva turabikunze. Ariko nagira ngo nkubwire ko n'uyu munsi aracyagutegereje, aragushaka. Icyo nicyo cyatumye yemera gupfa urupfu rwo kumusaraba, urupfu rubi, kwari ukugira ngo agukize kanseri y'icyaha yinjiye mu mubiri wawe. Arabizi ko atari wowe wayishizemo, ariko yifuza kugukiza. Tumeze nka wa murwayi wa sida wisanze ayirwaye. Ese uyu murwayi niyiyicarira akavuga ati, ibyo ababyeyi banjye bakoze ibyo birabareba,
sinzajya gufata imiti, yewe n'umuti waboneka akaga kujya kuwunywa, harya uyu murwayi namererwa nabi agapfa nabi kubera ko yanze kujya gufata umuti, harya bizakomeza kubibarwe kuri wa mubyeyi we watumye yandura sida? Oya, ibi byo bizabarwa kuri we kuko yanze kujya gufata icyamukiza. Uburwayi arabufite, naho bwakomotse harazwi, ariko niba umuti wabonetse uyagomba kwihutira kujya kuwufata, hanyuma agakira uburwayi bwe. Natwe niko tumeze. Adamu na Eva baracumuye, batwanduza icyaha, ariko umuti warabonetse, ni igitambo cya Yesu Kristo. Abantu twese turi mu isi turahamagarirwa kujya kuri iyo soko, kandi igishimishije ni uko ijambo ry'Imana rivuga ngo igitambo cya Yesu Kristo tukibonera ubuntu, ntacyo dusabwa kwishyura. Icyo dusabwa ni ukwemera kubyakira no kubigira ibyacu. Niyo mpamvu ijambo twasomye ryavuze ngo kugira ngo abamwizeye bose batarimbuka. Abamwizeye, nubwo Yesu yapfiriye abantu bose bo mu isi, siko bose bazamwizera. Bityo rero abamwizeye bazabona ubugingo buhoraho, kuko nicyo igitambo cye cyashakaga gusobanura, ni nacyo cyazanye. Reka dusome muri Luka igice cya 19 umurongo wa 2 kugeza uwa 10, twumve iby'inkuru ya Zakayo. Kandi igihe dusoma aya magambo, wishyire mu mwanya wa Zakayo, wumve yuko ashobora kuba ari wowe Imana ishaka kuza mu rugo kugira ngo musangire. Haranditswe ngo, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru, kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi we yari mugufi. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahagaze arararama aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha 4. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanwe no gushaka ndetse no gukiza icyari cyazimiye. Aya magambo arashimishije. Niba hari amagambo ashimishije ari mu byanditswe byera, n'aya magambo tumaje gusoma arimo. Uyu ni Zakayo. Mu gihe cye yari umunyabyaha ruharwa, kuko yari umukoresha w'ikoro ndetse mukuru. Yari umutunzi, yari yaratungishijwe n'ubujura no kwiba abantu. Mu by'ukuri dutekereje nk'uko abayuda batekerezaga, uyu nta mbabazi yari akwiriye, nta buntu bw'Imana yari akwiriye, niko bo babitekerezaga. Ndetse n'igihe Yesu yajyaga kumusura, baravuze ati, dorere agiye gucumbika mu nzu y'umunyabyaha. Bumvaga batakwikoza umunyabyaha, ariko Yesu umunyabyaha niwe wamuzanye hano mu isi. Maze Yesu anezezwa no kujya kwa Zakayo. Nawe tekereza umuntu w'umukire gutyo. Zakayo hari ikintu cye cyamukabakabye mu mutima kugira ngo yifuze kureba Yesu, kugeza nubwo yurira umuvumu. Akurira umuvumu ari umukire, ari umutunzi. Ikigaragara nuko inkuru ya Yesu yari yamaze gukabaka mu mutima wa Zakayo, kandi Zakayo yifuzaga ikirenze ubutunzi afite. Zakayo yifuzaga ikindi kintu kirenze ibyo batekerezaga. Maze Zakayo yamaze kunyurwa n'ukuntu Yesu amugendereye, akaza mu nzu iwe, kandi ari umunyabyaha, ari umuntu abandi bavumira ku gahera. Maze urukundo rwa Yesu ruramukabakaba mu mutima, yumva aratsinzwe, yumva yifuje kubana na Yesu, yumva yifuje kugumana nawe. Ariko yibuka ko ari umunyabyaha, kandi ko hari abantu benshi yambuye, ndetse bamwe bari aho ngaho bamureba, bibuka ibyo yabakoreye wenda mu mezi 2 ashize cyangwa 3 cyangwa n'ukundi kwezi cyangwa no mu minsi ngahe. Maze Zakayo abona ko nta kindi cyamwunga n'Imana. Zakayo abona ko nta kindi cyatuma Yesu ahinduka umushyitsi w'iteka mu mibereho ye. Arangije aravuga ati, ngomba kwihana nkareka ibyaha byanjye. Zakayo arangije arahaguruka, aratura, avuga ibyo yakoze, abwira abantu ati, ibyo nabambuye ndabibasubiza, kuko ntacyo byari bikimumariye. Umutunzi wa byose yari amufite, niwe Yesu Kristo. Yari amaje kumubona, ntiyari agikeneye ubutunzi bwabo, n'ibyo yambuye abantu ntiyari akibikeneye. Maze arangije avuga ati, ndetse nabo nambuye narabababaje, n'abambuye ibyabo n'abateye ubukene ndabikuba 4 mbahereze. Arangije arabaha,
arabahereza, baragenda barajyana, ariko Zakayo asigarana Yesu. Ese wowe ntabwo wakwemera kwakira uyu mwami w'icyubahiro? Ndabizi yuko ibyaha ukora urabikunda. Niba ari ubusambanyi urabukunda, niba ari ubujura urabukunda, niba ari ubwibone urabukunda, niba ari ukwishyira hejuru urabikunze, niba ari agasuzuguro urabikunze kuko wihenura ku bandi, niba ari umwanya w'icyubahiro urimo ukubuza kuba wakwiyegura Yesu Kristo, ndabizi kubikunda. Niba ari ruswa wakira urayikunze kuko ubona ko igufasha kugera ku iterambere. Niba ari urwangano narwo urarukunda kuko utarukunda warureka. Ndabizi yuko icyaha cyose umuntu akora aba agikunda. Biranagorana kugira ngo umuntu areke icyaha akunda. Niba ari ibyaha by'ingeso z'ubusambanyi zitandukanye, uyu munsi hamajije kuboneka ingeso z'ubusambanyi nyinshi cyane, ushobora kuba uzikunda. Niba ari ukunywa inzoga, niba ari ugukoresha ibiyobyabwenge, niba ari itabi n'ibindi byose, ndabizi neza ko bikunze. Nyamara na Zakayo ubutunzi yari abukunze, kuko iyo abatabikunda ntiyari kwirirwa ajya kubikora, yari abikunze. Ariko Yesu Kristo amaze kumurebana y'amaso y'impuhwe n'imbabazi, ahitamo kubireka, ahitamo kubirekura, ahitamo Yesu Kristo. Ese wowe iyo ubitekereje utekereza ko yakoze amahitamo mabi? Utekereza ko yakoze amahitamo y'ubugoryi? Oya, hari abantu benshi beguriye Yesu Kristo kandi babibonye ko ari iby'agaciro kandi ko ari ibintu by'ingirakamaro. Uyu munsi barishimye, umutima ubacira urubanza wamaje kugenda, bafite amahoro yo mu mutima, barishimye, bategereje umwami wabo w'icyubahiro ngo azabajyane mu bwami bwo mu ijuru, aho batazapfusha, batazarwara, batazabona imiruho, aho bazabaho banezerewe. Iby'iyi si nubwo bituvuna, tukabishimikira, tukabikunda, tukagira gute, birashira kandi n'ubundi birangira nta mahoro y'ukuri bihaye umuntu. Nawe Yesu araguhamagara, ni wowe yashakaga. Ntabwo yaje hano mu isi kugira ngo agucireho iteka, ni wowe yaje ashaka, kandi yanezezwa nuko uyu munsi wakwemera kumusanga. Reka dusome isome rya nyuma kuri iki cyigisho, ariko nkomeza kukurarikira gutekereza ku mibereho ubayeho. Wibuke ko Yesu ari wowe ashaka. Mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 21 na 22 haranditse ngo, namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera, mukaba mwarabanzi bayo mu mitima yanyu kubw'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we, ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Mbega amagambo meza! Namwe mwarabanzi b'Imana kera. Uko niko twari turi, uko niko narindi. Ntabwo nahoze mbwiriza ubu butumwa, nahoze mu byaha, nezezwa no kubaho nshimishijwe n'ibyaha, nkora ibyo nishimisha byose. Ariko Yesu Kristo amaze gukabaka mu mutima wanjye, nabonye ko nta bundi butunzi bwaruta ibyo ngibyo. Nawe niko bishobora kugenda. Igihe tuba tutarakira Yesu Kristo tuba turi abanzi b'Imana, nibyo, kubera kuko tuba dukora ibyo Imana idashaka. Ariko nubwo tuba tuyanga, tutayikunda, tudashaka no kumva ibyayo, yo ibidukunda nk'umubyeyi mwiza wifuza ko umwana we yaza mu rugo akamwakira. Yesu rero akunda abanyabyaha. Natwe twari abanzi b'Imana. Nawe wenda aho uri kumva iki cyigisho uyu munsi ushobora kuba uri umwanzi w'Imana, ariko Imana iraguhamagara ngo umusange. Imana yiyunze natwe twebwe abantu biciye mu gitambo cy'umwana wayo Yesu Kristo. Burya urupfu rwa Yesu nta kindi rumaze, nicyo ngicyo, ni ukugira rwerereza amategeko y'Imana, rusohoza ibyo amategeko yasabaga, ari byo rupfu rw'umunyabyaha wayacumuye. Twebwe ntabwo dusabwa gupfa ruriya rupfu, icyo dusabwa ni ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, tukazabona ubugingo buhoraho. Irarikarije kuri wowe uyu munsi, umaje kwiga amagambo meza cyane akora ku mutima. Imana iraguhamagara. Ese wakwemera kuyakira ukareka gukomeza kuba umwanzi w'Imana, ahubwo ugahinduka inshuti y'Imana? Ndagira ngo nkubwire ko nta gihombo uzabigiriramo. Narabikoze kandi nabonye yuko ari iby'agaciro. Niyo mpamvu nkubwiriza iri jambo. Ndagira ngo nkubwire ko Yesu Kristo abasha kukubabarira ibyaha byawe byose, akaguha ubugingo, akaguha amahirwe yo kuzara ubugingo buhoraho, akaguha amahoro yo mu mutima, akaguha kunyurwa, ukaba hano mu isi unyuzwe, ushimishijwe nuko Yesu Kristo akubereye ibyiringiro. Reka rero tute kuvuga menshi, dusoreze ahangaha. Imana ikomeze kuyobora umutima wawe kandi gushoboze gufata icyemezo gikwiriye mu gihe gikwiye, mbigusabiye mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana ihoraho, Mana ikiranuka, ni wowe uduhamagara, ni wowe ushaka ko tugusanga kugira ngo uduhe ubugingo buhoraho. Byashoboka ko hari umuntu wumvise iri jambo akumvura akabakaba umutima we,
muteze intambwe. Satani nawe aramushaka kuko ashaka kuzarimbukana nawe, ariko nawe muteze intambwe agere ku cyo wifuzaga ubwo waducunguraga. Mwami Imana, ndamusabiye kandi ndamwingingiye ngo umuhe ubugingo bwawe bubu bwe, mbimusabiye mu izina rya Yesu, amen.